None turi kuwa 9 Werurwe turembaza abatagatifu Francisca w'i Roma, Alivera na Dominiko Savio. Riko nanjye Dani yo ni Rumeni TV. Reka tugaruke ku mateka ya Mutagatifu Dominiko Savio. Dominiko Savio akomoka mu gihugu cy'Ubutaliyani, yavutse ku wa 2 z'ukwa 4 1842. Ababyeyi be bari abakene ariko ari abakristo. Se yitwaga Karoli, nyina akitwa Brigita. Mu mibereho ye ingabire zo kwitagatifuza yazihawe akiri muto. Ageze mu kigero cy'imyaka 3, umunsi umwe amaze kuryama nijoro, yumvise ababyeyi be batangiye kuvuga ishapure, arabyuka arabasanga ngo nabo bamwigishe gusenga. Dominiko Savio afite imyaka 4 yaraza amasengesho. Rimwe iwabo haje umushyitsi bamuzimaniye, arya adasenze. Dominiko abibonye arigendera, ntiyaza ku meza. Bamubajije impamvu, ati nabajwe n'umuntu urya nk'inyamaswa. Hari n'ubundi ababyeyi bamushatse bugorobye bagira ngo yazimiye, nuko icyo gihe amusanga hagati y'amatungo apfukamye imbere y'agashusho ka Bikira Mariya. Ni no muri bene ubwo buryo padiri mukuru yamwemererwa Eucharistia ya mbere atari yuzuza imyaka ya ngombwa yari bigenewe muri icyo gihe. Dominiko afite imyaka 7 yemeraga rwose ko Eucharistia atari umugati usanzwe ahubwo ari umugati nyabuzima, Yezu Kristo ubwe. Yifuje guhabwa Yezu afite imyaka 7, abisabye ntibahise bamwemerera kuko atari yagera igihe, kuko hemerwaga abujije imyaka 12. Bamuhakaniye ntibyaciriye aho, hashiraga iminsi akongera akabisaba. Noneho inama y'abasaserdoti yarateranye, padiri mukuru avuga ikibazo cya Dominiko. Bamaze kurebera hamwe bamwemera guhabwa Eucharistia kuko basanze ari intangarugero mu Kristo no mu bwitonzi. Mbere y'uko ahabwa Eucharistia abanza gusaba imbabazi nyina niba ari aho yigeze ababaza ababyeyi be. Dominiko yajyaga mu misa yarazindukaga agasanga kiliziya ikinze, agapfukama inyuma yayo kugeza bakinguye. No ku munsi wo guhazwa bwa mbere niko yabigenje. Uwo munsi nigeze abwibagirwa bibaho mu buzima bwe. Kuri uwo munsi kandi yafashe ibyemezo abyandika ku gapapuro agashyira mu gitabo cye cy'amasengesho ngo ajye abisoma kenshi. Ibyo byemezo ni ibi: nzahabwa kenshi isakaramentu rya Pentecoste n'Eucharistia, nzatagatifuza iminsi mikuru ya kiliziya uko bikwiye, inshuti zanjye zaba Yezu na Bikira Mariya, nzahitamo gupfa aho gukora icyaha. Izo ngingo zimubera nk'amategeko yagenderagaho ubuzima bwe bwose. Kugeza ku myaka 10, Dominiko yigaga kuri paruwasi ya hafi y'iwabo, ariko umupadiri wamwigishaga abonye ko ari umuhanga, agira inama ababyeyi be ngo bamujyane mu irindi shuri yunguka ubwenge. Ajya kwiga i Turino mu birometero 12. Ababyeyi be nta bushobozi bari bafite bwo kumushakira icumbi hafi y'ishuri. Yihanganiraga urugendo, imbeho, izuba n'ibindi byago yashoboraga kubona mu nzira. Umunsi umwe ajyana n'umugenzi, aramubaza, ese wa mwana we ntabwo ufite bwo kugenda wenyine? Dominiko arasubiza ati na rimwe mba njyenyine, igihe cyose mba ndi kumwe na marayika murinzi wanjye. Wa mugenzi ati se kwiga ubwo wabiretse, ubwo unanirwa? Dominiko ati ntawe unanirwa, azi ko umukoresha we azamuhemba neza. Ababyeyi be bigeze kumugura udukweto, hanyuma akatwambara avuye mu rugo, ariko yagera hirya akadukuramo ngo tudasaza, akongera kutwambara ageze ku ishuri. Rimwe yabonye bagenzi be barwana, afata umusaraba bashyira hagati, bagira ubwoba barabireka. Arababwira ati mujye gusaba Pentecoste. Dominiko nyuma y'amezi 4 yaje kuranizwa n'urugendo, arahagarara. Iby'amahirwe ababyeyi bimukira i Mondoniyo hafi ya paruwasi no hafi y'ishuri, ashobora gukomeza kwiga nta ngorane. Mu itumba ry'umwaka w'1853 mu gihe cy'ubukonje, abana biganaga bakobaganiraga umwarimu wabigishaga. Rimwe bishe icyuma cyashyiraga ishuri, mwarimu abibonye ararakara, abaza abikoze, avamo umwe ati ni Dominiko. Mwarimu biramutangaza cyane, ahanga amaso Dominiko ati n'uburyo witonda. Aramutonganya kandi aramuhana. Bukeye mwarimu aba yamaze kumenya babagizi ba nabi, aterwa isoni n'uko yahaniye ubusa Dominiko. Amubaza impamvu ntacyo yavuze. Dominiko asubizanya umutima wuzuye urukundo n'impuhwe, atabagize nabi nari mbazi, ariko bari buhanwe kuko bari barakosheje kenshi. Iyo mbavamo byari kwaviramo kwirukanwa burundu. Ngewe nizeraga ko ndi babarirwe, kandi natekerezaga ko babari umwami wacu Yezu Kristo uruta ugurane guhabwa, nuko bamuregaga bakamubeshyera akicecekera. Ibyo byabereye abarezi ikimenyetso cy'ubutagatifu. Aho i Mondoniyo yakomeje kuba umunyabwenge, aba n'umunyeshuri w'intangarugero mu bwitonzi. Mu ishuri hari ibyo yihanganiraga bikabera bagenzi be ikimenyetso cy'ubutagatifu n'ubwitagatifuze, kandi nyamara akiri muto. Dominiko arangije amashuri mato, yagize igitekerezo cyo kuziyegurira Imana.
nibwo agishije n'amapadiri mukuru nawe amwohereza kwa Padiri Yohani Bosco wari waritangiye urubyiruko rwo mu mujyi wa Turino. Yari amaze gushinga ishuri ry'imyuga kandi yakiraga n'abashaka kuzaba abapadiri. Dominiko ajya kumureba, Padiri Yohani Bosco amwakirana ibyishimo bya kibyeyi koko. Yatangiye ishuri tariki 29 z'ukwa 10 1854. Rimwe Padiri Yohani Bosco asaba abana bose bo mu ishuri ngo bamwandikire ku dupapuro bamusaba icyo bashaka cyose abemera akakibaha. Benshi muri bo basabaga ibidashoboka, abandi bidafite agaciro, naho Dominiko yandika agira ati ndashaka kumfasha gukiza roho yanjye ngo mbe umutagatifu. Padiri Yohani Bosco abwira Dominiko ati mu nzira y'ubutagatifu icya mbere ni uguhorana ibyishimo, icya kabiri ni ugukora icyo ushinzwe no gusenga, icya gatatu ni ukugira neza bagenzi bawe naho byaba bigusaba kwigomwa. Ibyo byose ntubikorere kwiyerekana ahubwo ukabikorera urukundo rw'Imana. Ngiyi inzira y'ubutagatifu, imyifatire no kwitagatifuza kwe byabereye Padiri Yohani Bosco urujijo, bigatuma akeka ko Dominiko ari umuntu uvugana n'Imana. Hagati aho ariko mu ishuri yafashwe n'indwara araremba, ayimarana iminsi 8, bituma agomba gutaha kugira ngo ababyeyi bamurwaze. Muganga amugira inama yo kuruhuka. Mu gihe muganga agiye kumutera agashinge aramubwira ati humiriza ngutere. Dominiko atoya simumiriza kuko Yezu we bamuteye ibisumari byinshi. Igihe cyose yari arwaye yifatanyije na Yezu mu bubabare bwe ku musaraba. Bigeze aho aravuga ati ahasigaye ni aha muganga wo mu ijuru, ndashaka guhabwa penitesiya n'ukarisitiya. Indwara imaze kumurembya cyane yasabye guhabwa amasakaramentu, ayahabwana umutima wiyoroheje kandi utuje kuko yari azi ko ari ubwa nyuma ahabwa ukarisitiya. Amaze kuvuga isengesho ryo gushimira avuga n'ituze ati noneho ndishimye, nibyo koko ngomba gukora urugendo rugana n'ubugingo bw'iteka, ariko Yezu turi kumwe, nta bwoba mfite. Muzabwire bose kandi mubivuge hose, nibyo koko Yezu, ufite Yezu nk'inshuti n'umuvandimwe nta kimutera ubwoba kabone no gupfa. Umunsi we wa nyuma wabaye tariki ya 9 z'ukwa 3 1857. Dominiko abyisabiye ahabwa isakaramentu ryo gusigwa kw'abarwayi, hanyuma yerekeza amaso ku musaraba asubira mu magambo yakundaga kuvuga ati Nyagasani nikiza amaboko yawe, akira imbaraga zanjye, umubiri wanjye na roho yanjye, ndakwihaye wese Mana yanjye, nkoresha icyo ushaka. Nyuma yaje kubonekera Padiri Yohani Bosco amuhishura imigenzo myiza agomba kuzatoza abanyeshuri be, ariyo urukundo, ubuziranenge, ukoroshya, ukumvira. Mu mwaka wa 1962 nibwo yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu. Aho urugero rw'urubyiruko kizimika ku itariki ya 9 Werurwe. Dominiko Savio yagizwe umurinzi w'abana b'abahereza. Mutagatifu Dominiko Savio udusabire. Dusoje twifuriza abahimbaza Mutagatifu Dominiko Savio ku buryo bw'umwihariko, turifuriza umunsi mwiza abahereza bato muri paruwasi ya Nyumba, diyoseze ya Butare, kugira umunsi mwiza. Namwe nshuti z'Imana kandi bana ba Mariya, mukomeze kugira umunsi mwiza.